Ibihe byiza nanone ku bakomeje gukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV, njye Nsabimana Jean Bosco. Tugiye kurebera hamwe amateka n'ibigwi byaranze Yago Pondati mbere y'uko ahunga igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ibaruwa yasigiye igihugu cy'u Rwanda. Yahunze nyine ntago yahunze igihugu, ahubwo yahunze abari mu gihugu atuyemo nyine bamukorera ibintu bibi. Nk'uko muri kubibona ku maso yanyu, iyi ni ibaruwa yanditswe na Yago Pondati. Nk'uko muri kubibona twayikuye kuri channel ye yanditseho Yago Pondati Yago Frere. Nk'uko muri kubibona iyi ni ibaruwa Yago yasize yanditse. Nawe ubwawe wanyuzamo amaso ugashyiramo pause mu nkuru kugira ngo ubashe gusoma iyi baruwa ngufi ifunguye. Rwanda nkunda nkuhunze nakwanga. Wumva ko ngo yahunze igihugu, ngo uhunze nakwanga, ahubwo munze agatsiko k'abashaka kunyica. Mu myaka 4 ishize nkataka ariko ntawanyumvise n'umwe. Ubu rero nyine ni ibaruwa ndende, nubwo kuyisoma biri kungora ariko nawe ushobora kuyisomera. Gusa yasoje agira ati: numpamagara nzitaba kuko data yaragukoreye, mama arakubyarira, welcome me please. Ubwo rero ni ibaruwa Yago yasize yanditse mbere y'uko yerekeza ku kibuga cy'indege i Kanombe, aho yagiye gukomereza akazi ke mu bindi bihugu. Abantu benshi byabababaje cyane bitewe n'uburyo Yago Pondati yari inshuti y'abana ndetse yanakundaga abantu muri rusange. Yazamuye abantu batari bakeya harimo nk'inyogo ye. Yago Pondati yakomeje kurwanywa n'abantu bari muri community yiwe, haba mu bijyanye na entertainment, aho Yago Pondati yakomeje gupingwa n'abantu benshi bagiye bafite ama YouTube channel. Yago Pondati nyuma baza kumuroga, arivuza arakira. Yago Pondati inkuru zakomeje kumuvugwaho ni inkuru zo kwibwa channel ye, ari nazo nkuru ubu ngubu zari zimaze iminsi zicaracara hirya no hino. Nyuma y'uko uwayibye ahanwa ndetse agahamya icyaha n'urukiko, bemera y'uko iyi channel ya Yago igiye kugaruka. Nyuma isa no kugaruka, ariko Yago ashobora kuba yaricaye akabona y'uko amaze kugwingiza abanzi muri kino gihugu atuyemo, abona y'uko ubuzima bwe bwazajya aharindimuka mu minsi iri imbere. Nimba abantu bahora bamuhiga gutya, bahiga ibye byose gutya, babona y'uko nyine ashobora no kuzicwa, bityo Yago Pondati ahitamo kujya gukomereza ubuzima bwe ahandi hatari mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibintu byababaje abantu benshi. Yago Pondati uretse kuba yari umunyamakuru ukora ibiganiro, yakoze n'indirimbo, aho yamenyekaniye nko ku ndirimbo bita Suwejo. Nyuma yo gukora izi ndirimbo zose zagiye zisohoka, hagaragaye abahanzi bagenda baririmba ko Yago yica umuziki awubishya ndetse atanashoboye. Hagaragaye amagambo y'urucanige menshi cyane agaruka kuri Yago Pondati. Nyuma y'uko Yago Pondati afata umwanzuro wo kwerekeza hanze y'igihugu, yatumye umunyamakuru w'ubusesenguzi mu bijyanye n'amateka uzwi nka Ismail Mwanafunzi agaruka ku rwango n'abantu bamubwiye gusebya Yago, ariko Ismail Mwanafunzi akabyanga kubikora ibi byose. Ismail Mwanafunzi impamvu yanze gukora bino bintu, yavuze yuko yagiriwe ineza na Yago Pondati, aho Yago Pondati yafashije Ismail Mwanafunzi yabuze undi muntu wese wamufasha. Ibi ngibi rero Ismail Mwanafunzi avuga ko aho kugira ngo abantu bamarane bahanganira kumushyira hasi, ahubwo cyangwa se aho kugira ngo barebe ibibi Yago Pondati akora, bakabaye bareba uruhande rw'ibyiza akora. Ibi nibyo bikomeza kugenda bigaruka muri iyi si dutuye. Abantu benshi aho kugira ngo barebe ibyiza wakoze, ahubwo birebera ibibi wakoze ako kanya. Usibye ko Yago Pondati abenshi ni ukumwanga banamuziza ubusa, ubundi nta kintu kibi ajya akora, wenda nyine nawe udakosa, ariko nta bintu bibi twavuga yuko tumuziho. Ni amateka ye mabi tuzi kuri Yago, ku buryo nyine abantu wabona baramwahutse. Ariko abantu nanone bakongera bakibaza impamvu
Yago Pondati abantu bahora bamusebya cyangwa se bamwanga, nicyo kintu abantu baba bibaza, ariko ntago kugira ngo umuntu akwange ntago bituruka kuri wowe inshuti yanjye, kugira ngo umuntu akwange bituruka kuri we, uwakwanze niwe mpamvu ya mbere imukomokaho, kuko umuntu ashobora kukwanga nta n'icyo mupfa ndetse akanakwangisha abandi. Ibi ni nabyo bakora uyu mugabo bita Yago, abantu baramwanga noneho bakagerageza no kumwangisha abamukurikira. Nibyo bintu abantu rwose bakomeje kugenda nyine bamukorera. Yago Pondati yafashije abantu batari bakeya, yasuye abantu, nta kintu na kimwe navuga ko Yago atagiye akora. Buriya nyine ni uko abantu batamenya amateka y'umuntu, ariko buriya Yago Pondati waba warumvise ibiganiro bye bimusebya, waba warumvise amakuru ye mabi amuvugwaho, ariko Yago Pondati ntabwo yari umuntu mubi. Nubwo rero Yago yigiriye hanze gusa, yari amaze kubaka zimwe mu nzira zamutunga.